Aha ngaha ni mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza ni muri uyu murenge wa Mukarange, ibyahagaragaye byaje gutuma abantu benshi bongera kubabara muri bo kuko ibi ngibi navuga ko ari ibintu bihangayikishije abatari bakeya, by'umwihariko abafana bari kugenda bagaragaza imyitwarire itari sawa muri iyi minsi, cyane ko n'uyu nguyu yaje kuhatakariza ubuzima biturutse kuba ikipe ye yihebeye cyane, ngo ndavuga Rayon Sport, aho iherutse gutsindwa na mukeba wayo APR FC. Ni umukino bakinnye rero mu cyumweru gishize ubwo APR FC yayikubitaga ibitego 4-1, bikaza kurangira rero uyu mufana wayo wayiyeguriye wese aho bigaragara ko yisiga n'amarangi umubiri wose iyo iyi kipe ye ya Gikundiro cyangwa se Rayon Sport iyo yakinnye, nk'uko agenda agaragara hirya no hino kuri stade zigiye zitandukanye baba bakiniyeho. Uyu nguyu rero ngiye kugenda nkubwira ibye usobanukirwe iby'urupfu rwe, cyane ko rwaje no gutungura abatari bakeya. Ubwo nizere ko wese umenya ko YouTube channel yanyu ari nayo yacu ikiri yayindi ni Subiza TV. Ahangaha niho mukura amakuru nk'aya ngaya bagezweho, amakuru udashobora gusanga ahandi. Nyemerera rero ngende nkubwira iby'iyi nkuru yagaragaye ngaha mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba, usobanukirwe neza uburyo yafashe icyemezo cyo kuba yakwiyambura ubuzima, cyane ko yasize ananditse urwandiko rukuyemo byinshi ndi bukubwire ukaza kumenya aho ibiri gutera abangaba. Navuga ngo ni abafana biyeguriye aya makipe akomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari kugenda bafata icyemezo cyo kuba basezera ku isi kubera ko batsinzwe. Ngaho rero nyemerera mikaze n'abandi bakigera aha ngaha aribwo bwa mbere, turabasaba gukora subscribe cyangwa se abone bitewe n'uko babyita, ubundi bafungure kariya kantu k'inzogera. Niyo nkunga ya mbere muba duteye, kandi kubana natwe ni umugisha ukomeye. Muduhe ibitekerezo byanyu muri komenti, ari nako mugenda murayikinga iyi nkuru. Nkwibutsa ko n'iyi nkuru ndi kukugezaho ushobora kuyisoma kuri iki kinyamakuru cyandikira aha ngaha mu Rwanda cyitwa Umuseke. Ibyo byose iyo mbikubwiye aba ari ukugira ngo nawe ubwawe wirebere, urebe ko ibyo ndi kukubwira bihuye n'ibyanditswe, ubundi ubashe gusobanukirwa ko ngewe nkugezeho amakuru aba yizewe 100%. Ubwo ngera volume rero hataza kugira ijambo na rimwe eri gucika, ubaje kumva uburyo Rayon Sport abantu ubageraho bayikunda ku rwego ruri hejuru, bakagera naho bayitangira bitewe n'urukundo bayikunda. Uyu ni umusore rero nakubwiye ko atuye aha ngaha n'ubundi muri aka karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu nguyu rero bakaba bamusanze yabaye umurambo ari mu mugozi, nk'uko bamwe bagiye bavuga ko ibi byose intandaro yabyo ari uko byaturutse kuri iyi kipe ye ya Rayon Sport, aho byagiye bigaragara ko iyi kipe yayiyeguriye ndetse akaba yaranayihebeye burundu. Ariko kandi ngo icyatumye uyu yiyambura ubuzima ngo ni uko iyi kipe yatsinzwe na mukeba wayo APR FC mu mpera z'iki cyumweru dusoje, aho kubisa ibitego bigera kuri 4-1 mu mukino wa Super Cup. Ibi ngibi byose rero bikaba byaraje kuri uyu nguyu akananirwa kubimanaginga muri we, akavuga ati n'ubundi nta yandi mahitamo, niba Gikundiro yanjye bari kubita umufiririso, nanjye reka nsezere kuri iyi si. Ni byinshi yagiye yanduka mu ibaruwa yasize, ndetse agenda agaragaza ko yababajwe n'uburyo ikipe ye yakubiswe ibitego 4 byose, akaba ari ibintu we ubwe atiyumvishaga. Amakuru kandi akomeza avuga ko mu rwandiko uyu musore yasize yanditse, yasezeraga ku nshuti ze n'umuryango we, aho yavugaga ko yababajwe cyane n'intsinzwi ya Rayon Sport Gikundiro ye, aho yagiye avuga ko ngo nubwo agiye atari kumva neza uburyo Rayon Sport iri gutsindwa muri iyi minsi. Ibi ngibi wowe uneze amatwi byakugeza kuri uru rwego, ukabona n'ubwo waba uri wa mufana wisiga n'amarangi mu kanwa, jya muri comment ugenda ubimbwira, turebe koko nawe niba uri umufana wa nyawe ku buryo wageraho ikipe nk'iyi ngiyi uyitangira. Ese mama, ubuyobozi bw'iyi kipe burabikoraho iki byibuze ngo turebe ko abafana babo nabo ubwabo babaha agaciro? Reka tuze kugenda tubirebesha amaso yacu, turebe niba koko
ubuyobozi bw'iyi kipe ya Rayon Sports niba nabwo bwagaragaje ibi ngibi byose byagiye biba ku mufana wayo. Gusa kandi tugarutse ku baturage bari basanzwe baturanye n'uyu nyakwigendera cyangwa se n'uyu mufana w'iyi kipe ya Rayon Sports, bakomeza bavuga ko babonaga uyu musore cyangwa se nyakwigendera, aho bavugaga ko yakundaga cyane iyi kipe ya Rayon Sports ku buryo ngo yahoranaga cyangwa se yahoraga afite radiyo, aho yanahozagamo indirimbo y'iyo kipe ya Rayon Sports, ndetse ngo byagiye binagaragara ko uyu musore aho kipe ye yajyaga gukina ndetse n'amakipe yabaga yahuye nayo aho ariho hose, uyu mutaramu cyangwa se uyu mujene yabaga yisize amarangi imbere n'inyuma cyangwa se umubiri wose, ariko kandi akaba yagiye babaza abantu benshi ku buryo bamwe bagiye bavuga bati njyewe ntago ikipe nayikunda kugera ubwo nyitangira, abandi nabo bati yarahaze nimumureke agenda, ariko nyine ibi ngibi byose hari umuntu utabasha kubitekereza cyangwa se kubikurura ngo abone we agira icyo akuramo, ubwo iyo abonye ntacyo ari gufataho niko guhita ubwo afata icyemezo nk'iki ngiki cyafashwe n'uyu musore. Ubwo nyine reka tuvuge ngo nawe Imana imwakire mu bayo, umuryango we ukomere. Gusa navuga ko Minisiteri y'Ubuzima igifite akazi katoroshye, kubera ko niba n'aba ngaba twavuga ngo ni ba bandi baba bariyeguriye amakipe, ubwo wa wundi uba wakoze ipari, wa wundi uba wafashaye cyangwa se uba wagurishije inka ye akajya kubetinga ipari igashya, ubwo urumva we byagenda biti. Ubwo Yesu rero akwiye kuza kurengera abantu be, kuko iyi si iraruhije aho bigeze, aho umufana asigaye avuga ati ikipe yanjye barayitsinze wenda batanamuzi, ubwo ndi kuvuga ikipe afana wenda muri bo mu bakinnyi yemera bose nta n'umwe umuzi. Ni ibintu biba bibabaje ku buryo ushobora gusanga n'ubundi abantu benshi ibahora mu kigare batazi iyo biva n'iyo bijya, ariko ugasanga nyine urukundo rwabaye urukundo bitewe n'uburyo aho ngaho navuga ngo by'umwihariko nk'aya makipe aba akomeye aha muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho bamwe uba usanga bariyeguriye aba ngaba neza neza. Ngaho gukorera ibyavugirwaga mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba, uyu nguyu nawe ubwo aragiye, ubwo reka tuvuge ngo aheza nyine ni mu ijuru, kandi umuryango we ukomere bihangane nta kundi. Reka dutegereze ko ubuyobozi bwa Rayon Sports buraza kugira icyo butangaza kuri ibi ngibi. Igihe njye natunganyaga iyi nkuru ndinze nyibagezaho, ubuyobozi bwa Rayon Sports butaragira icyo buvuga kuri uyu mufana waje kubura ubuzima biturutse n'ubundi kuri iyi kipe yakundaga cyane. YouTube channel yanyu reka mbabwire ko kiriya yindi ni Subiza TV, ndabakunda cyane, dusubire mu kanya. Ciao ciao.